Umuryango mugari w'abanyamakuru muraho mwiriwe. Ndagira ngo mbakomeze cyane by'umwihariko abafite ababyeyi babo, abavandimwe, abo bashakanye bakoraga uyu mwuga w'itangazamakuru bakicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nahoze numva urutonde harimo bamwe nzi bitera emosiyo nyinshi, abanyamakuru nka Tarisisi Rubwiriza, Martin Kamurase n'abantu nzi, Sylvestre Nkubiri, bakomeza kurukira mu mahoro. Ikiganiro mwasabye rero ni ukugishyira mu buryo bwo gusobanura urubanza rwabereye mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha mpanabyaha rurebana n'abakurikiranywe bari mu mwuga w'itangazamakuru cyangwa se bari mu buyobozi bw'ibinyamakuru. Ndaza kubikora ariko nza inshyira no muri context y'icyo gihe, nanerekana bimwe na bimwe mu bintu bitari byiza itangazamakuru ryakoze, nibanda ku rya leta ariko n'irindi gato. Iyo dushubije inyuma mu mateka dusanga birababaje, kuko itangazamakuru ribi ryatangiranye n'amashyaka ya politiki mabi. Muri 1959 ishyaka rya Prosoma ryarashinzwe rihita rishinga n'ikinyamakuru cyaryo Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ijwi rya Rubanda Rugufi ritangira ku itariki 27 z'ukwa 9 1959 rishyira mu nyandiko zazo amategeko 10 ya gitera y'urwango ku Batutsi, avuga ko Abatutsi n'Abahutu badashobora kubana, ko nta naho banahuriye. Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ikinyamakuru cya Parimehutu jya mbere niko cyitwaga, ariko jya mbere ni impine, ubundi cyavuga ni jya mbere Gahutu. Nacyo cyatangiye icyo gihe, cyo rwose gitangira nacyo cyigisha gutsemba Abatutsi. Iryo jambo gutsemba ryatangirijwe na jya mbere nimero ya 3 yo ku itariki 27 z'ukwa 11 1959. Muri aya magambo ngo niba Abatutsi bakomeje guturana n'Abahutu bazatsembwa. Ubwo rero zakangura z'ejo bundi murumva ko zifite iyo zibikomora, ntabwo arizo zabitangiye. Mbere ya jenoside rero itangazamakuru umuntu arerebye dusangamo ibice 4. Icya mbere ni itangazamakuru rya leta, birumvikana rigendera umurongo wa leta, ariko ikibi itangazamakuru rya leta ryariho Imvaho, Radio Rwanda na La Relève bagiye mu mukangurambaga bwa jenoside. Icya kabiri ni itangazamakuru ryitwaga ko ryigenga, ariko ritigenga mu by'ukuri kuko ryari rifatanyije na leta, ndetse leta niyo yagize uruhare mu kurishinga. Aho niho hari Kangura, niho hari Eritrem n'ibindi. Eko de Mirikorine, Nyiramacibiri n'ibinyamakuru byinshi leta yagiye ishinga ariko ikabyitirira ko byigenga. Icya gatatu ni itangazamakuru ryarwanyaga ubutegetsi no guharanira impinduka, barimo Kiberinka Diane yatubwiye ya papa we Shabakaka. Hanyuma hari rero n'itangazamakuru ryitwaga ko ritigisha urwango, ko ryigisha amahoro, demokarasi, ariko nyamara ryagera ku nkotanyi, ryagera ku Mututsi urwango rukaza. Ndaza kubahingera umutakekaga, mfatire kinyamateka, ndaza kwivugaho kinyamateka. Ntabwo kinyamateka abantu bajya batekereza ko yakanguriye jenoside, nyamara yarabikoze. Isibo ya Sixbert Musangamfura, Isibo yagiye yandika inyandiko nziza rwose nyinshi, ariko ikananyuzamo ikandika izindi mbi z'urwango, irondabwoko, ingengabitekerezo ya jenoside. Ndabaho urugero rumwe kuko Isibo simfite umwanya wo kuyijyamo. Isibo yo ku itariki 27 z'ukwa 10 1991 byanditse inyandiko ivuga ngo Abatutsi nitutabamara aho bukera baratumara. Ubu ni Sixbert Musangamfura. Nta muntu nkeka ko uzi ko Musangamfura yanditse ibi bintu. Ubu aba mu Burayi bw'Amajyaruguru bamwe wenda bujya mumva bakwira dishakwe, ariko hari byinshi yanditse nabyo bizima. Nubajya agira atya mu manza z'abajenosideri akajya kubashinja. Ariko rero umuntu yakwibaza, umuntu agira idubure rangaje ati
kuvuga ngo abatutsi nitutabamaraho ubukera baratumara, ni jenoside yeruye. Ku birebana rero n'aba bantu bakurikiranwe mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwakoraga Arusha, ni mu rubanza bise urubanza rw'itangazamakuru, affaire de media. Rwarazwemo abantu bane: Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza na Hassan Ngeze, ni batatu. Aba barizwe mu rubanza rumwe, ariko hari abandi banyamakuru babiri nabo bakoreraga RTRM, bo bemeye icyaha. Uvuze ko bo ntibigeze baburanishwa ko bemeye icyaha. Ni Joseph Serugendo, wari umunyamakuru ushinzwe tekinike ya RTRM, hanyuma na George Yvon Ruggiu, bombi we ni umutaliyani afite ubwenegihugu bw'Ubutaliyani n'Ububirigi, bemeye icyaha. Serugendo wanasaba imbabazi. Ruggiu yasabye imbabazi kuko yumvaga nta mbabazi yasabye, yemeye icyaha kuko yumvaga ibihano byo bizagabanuka. Ariko Serugendo ubona ko harimo koko kwicuza. Menya yarazira uko yari arwaye arembye, yari hafi gupfa. Menya abantu bagiye gupfa bagira ubwoba, ni ibintu bisanzwe. Yari ari hafi gupfa, n'urukiko rwabishingiyeho mu gihano cy'imyaka 6, ariko we rwose yarabivuze ubona ko yicujije. Barayagwiza rero na Nahimana bo bakurikiranwe nk'abari abayobozi ba RTRM, bagize n'uruhare mu kwishinga. Ngeze Hasani we yakurikiranwa mu ruhare rwe muri Kangura, ariko n'uruhare rwe mu Nterahamwe. Bashinjwaga ibihe byaha rero. Reka mbisome uko byanditse mu Gifaransa mu kirego, ni agace kamwe nafashe kaza kubumvisha uruhare rw'itangazamakuru n'uburyo amagambo yica kandi amagambo agira icyaha. Ubushinjacyaha bwabaregaga ingingo: les co-accusés ont agi de concert pour commettre le génocide anti-Tutsi et l'incitation directe et publique à commettre ce génocide en utilisant les médias de la haine, la RTRM Kangura, dans le but d'assurer une large diffusion de ces appels à la violence ethnique. Des personnalités de l'entourage du président Habyarimana ont mis sur pied de véritables médias de la haine qui ont exercé une grande influence sur la population rwandaise. La création du journal Kangura et de la radio-télévision libre de Mille Collines participe de cette stratégie et s'inscrit dans cette logique. Biravuga iki? Kambi hindura uko bimeze rwose nibyo nagerageje. Abatumva igifaransa ntimuhangayike. Baravuga ngo abaregwa bakoze ibikorwa by'ubwumvikane mu ikorwa rya jenoside ku Batutsi no guhamagarira ku buryo bweruye kandi mu ruhame ikorwa rya jenoside bakoresheje ibinyamakuru byigisha urwango RTRM na Kangura. Mu rwego rwo gukwiza hose ubukangurambaga buhamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko, abategetsi b'ibyegera bya Perezida Habyarimana bashinze ibinyamakuru nyabyo by'urwango kugira ngo bihindure imyumvire y'abaturage. Ishingwa ry'ikinyamakuru Kangura na radio televiziyo libre de Mille Collines byari muri iyo gahunda n'uwo murongo wa jenoside. Ngiyo inshamake y'ibyaha aba bantu bari bakurikiranyweho. Ariko ikirego gakomeza noneho gisobanura